Nkuko mubizi akazi k'ubunyamakuru ni akazi gasaba ubwitange cyane, dore ko n'abantu bagakora kenshi usanga bahura n'impanuka zigiye zitandukanye bitewe n'abantu bagiye gukora inkuru, bitewe n'abo bagiye kuzikora ndetse n'ahantu hatandukanye baba bagiye kuzikorera. Uyu munsi rero nkaba nabategura icyegeranyo cy'abanyamakuru 10 bagiye bahura n'impanuka cyangwa bagiye baseba ku buryo bugiye butandukanye imbere ya kamera, biri live kuri televiziyo, bikaba byabonwe n'abantu bose. Gumana nanjye rero ubashe kwirebera ibi byiza naguteguriye. Stay in touch. Number 10. Turaza kwasanga umunyamakuru arimo kuvuga amakuru arimo kugenda mu muhanda nyine ahantu habereye igikorwa, gusa nyine kubw'umwaka yaje guhirima ahita agwa mu mazi yari ari hafi aho ngaho. Number 9. Ku mwanya wa 9 rero tubafitiye umunyamakuru w'umukobwa arimo gutambuka arimo gusobanura inkuru, gusa nyine yaje kugira umwaku ahura n'ikidendezi cy'amazi nyine yaje kunyeramo ahita agwa hasi. Number 8. Ku mwanya wa 8 rero turaza kwasanga umunyamakuru uko mubibona namwe nyine yari arimo gushaka kuganiriza abantu bicanga kuri piscine, gusa nyine yashatse kubegera neza kugira ngo baze kuvugana bareba mu maso, dore ko nyine bari batsinze amarushanwa no kuba felicita, noneho mu kwegeramo kubw'amahirwe make aza kugwa muri ayo mazi. Number 7. Guys, ibi byo murabimenyereye nabonye no mu Rwanda bisigaye barawe cyane nyine nkuko mubibona uyu muntu yari agiye gutungura umuntu nyine ngo amuhe amakuru, gusa nyine byamugendekeye neza dore ko yabashije kugera mu nzira akaza kumuha ikaze yo kumusukaho ibintu nyine bimeze nk'amazi, sinzi neza nimba ari amazi, gusa nyine nabyo byari ibintu bisebetse dore ko byari biri kunyura live kuri televiziyo. Number 6. Ku mwanya wa 6 rero hari umunyamakuru utangaje cyane, dore ko uyu munyamakuru arimo kwerekana nyine ahantu hasenyutse ku muhanda, gusa nyine yaje kugira umwaku aza guhirima mu mazi, nyine ajya mu mazi hagati, kubw'amahirwe nyine yari azi koga aza guhita yikuramo. Ni ibintu byatangaje abantu benshi cyane, ndetse dore ko byari biri kunyura imbona nkubone kuri iyo televiziyo. Number 5. Angaho umunyamakuru arimo gutangaza inkuru nyine ahagaze mu muhanda, gusa nyine ikintu cyabaje abantu benshi ni uko haturutse inyuma umwana mutoya agahita amukuramo ipantaro yari yambaye, kandi cyabaje ni uko nyine yari hagati mu muhanda kandi bikaba byari biri guca imbona nkubone kuri televiziyo uwo munyamakuru akora. Number 4. Angaha nkuko mubibona umugabo arimo gutanga ikiganiro nyine kuri BBC, arimo gukoresha uburyo bwa VoIP uzwi cyane nka Skype, aho yari ari gutanga ikiganiro nyine abana batoya baje guturuka inyuma baza kumuderanja nyine baza binjira nyine, ariko kubw'amahirwe hasi haturuka umuntu inyuma araza nyine abana aza kubaburizamo abasubiza inyuma, gusa nyine ntacyo byangije kuko ikiganiro cyaje gukomeza nta kibazo. Number 3. Umukobwa w'umunyamakuru rero arimo atambuka nyine hagati y'inka, arimo agenda asobanurira abantu bamukurikiye live kuri televiziyo, gusa nyine kubw'amahirwe make yaraje nyine arimo kugenda aza kubona inka nyine yamukurikiye cyane, iraza nyine imukoza ururimi ku ibere nyine, gusa nyine yabaye nk'imurigata arikanga cyane aza no guseka cyane ku buryo byahise bipfa nyine, bitwara n'iminota myinshi cyane kugira ngo abashe kugaruka muri mood yo gukomeza inkuru, dore ko yari yabaye shocked cyane. Number 2. Ku mwanya wa 2 tubafite umunyamakuru umugabo nyine arimo gutambuka arimo kuvuga amakuru ari guca live kuri televiziyo nyine, gusa nyine yaje gutambuka ajya munsi y'igiti ariho ajya kuvugira nyine, gusa yaje kuhahurira n'umwaka ukomeye cyane dore ko inyoni yaje kumwituma ku ikote agana ku rutugu arimo gutambuka, nyuma nyine aza gukebuka areba hejuru ngo arebe ikimubayeho, mu gihe yari arimo gutangara yasamye iyo nyoni yaje kumusubira noneho iza kumwituma mu kanwa.
Number 1. Ku mwanya wa mbere cyegeranyo cyacu rero tuza kuhasanga umunyamakuru w'umuhinde warimo kuvuga amakuru nyine, gusa mu gihe yari muri studio nyine yaje kuzamo imbwa itangira kumoka nyine, mu gihe yikanze nyine imbwa yahise izamuka no ku meza hano yarimo kuvugira amakuru, itangira kumuderanja ifata impapuro, dore ko nawe yaje kugira ubwoba cyane ku buryo byabashije gusaba ko bahagarika amakuru arimo kuvuga bakabanza bakayisora muri studio. Mwakoze kubana nanjye, nimba wakunze video teraho like, jya muri comment yandikire ese niye video waba wakunze ahangaha n'umunyamakuru abona yasebye cyane, ese ni icyifuza ko naza gukoraho ubutaha. Kora subscribe utazacikwa n'igice cya kabiri cy'iki cyegeranyo ndetse n'ibindi byinshi byiza mba nagutegura ahangaha. Ciao ciao, Imana ibahe umugisha.